abandi babwira abakunzi babo ko bazabakunda nk'urwa Juliette na Romeo. Romeo na Juliette ni inkuru izwi hafi n'isi yose. Abayimenye benshi bahimbye indirimbo, bandika ibitabo, ibisigo, imivugo ndetse n'ibindi. Abandi babwira abakunzi babo ko bazabakunda nk'urwa Juliette na Romeo. Abandi nabo bakibaza niba babasha kuba intwari z'urukundo nk'urwo muri iyi nkuru cyangwa se filime. Mu mwaka w'1595 nibwo iyi nkuru ya Romeo na Juliette yasohotse ari ikinamico. Mu mwaka w'1986 nibwo umwongereza witwa William Shakespeare yaje kuyandikamo filime, nyuma iza kujya igenda ikinwamo amafilime n'amakinamico menshi atandukanye. Filime yamamaye cyane ikinwamo n'abakinnyi b'imena nka Romeo, Juliette, Paris, Benevario ndetse n'abandi. Iyi nkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliette ishingiye ku miryango ibiri yaziranaga urunuka, aho Juliette yakomokaga mu muryango w'aba Capulet naho Romeo agakomoka mu muryango w'aba Montaigu. Juliette umuryango we wari ukize cyane, ari nabyo byatumaga badahuza n'umuryango wo kwa Romeo, kuko byari n'ikizira kujya mu birori cyangwa se gukora ibikorwa bahuriyemo. Gusa nk'uko biri muri iyi nkuru, ntibyabujije Romeo n'inshuti ze kujya mu birori by'isabukuru ya Juliette nubwo batari batumiwe. Romeo ajya muri ibyo birori yari akurikiye umukobwa bakundanaga witwa Rosaline. Gusa muri ibyo birori Rosaline ntibagumanye, kuko akihagera yahise abona umuntu udasanzwe mu maso ye, ari Juliette. Juliette nawe nuko yamubonye, ari nako indirimbo zitangira kubyinwa nk'uko mu birori byose bibaho. Juliette na Romeo batangira kubyinana, babyina neza cyane ndetse se wa Juliette arishima. Nubwo abari aho bose bari bambaye masike, baje kuvumbura ko aba Montaigu babinjiriye, maze papa wa Juliette biramurakaza cyane ahita birukana. Uko Romeo na Juliette bari bamaze gukundana, Romeo ntiyatashye, ahubwo yagiye munsi ya etaje hafi y'aho Juliette yararaga, igihe Juliette nawe aho yari yabuze ibitotsi. Asohotse aratungurwa, arishima cyane abonye Romeo, ahita amuha umugozi azamukiraho. Urukundo rwabo rwaje gukomera, ariko Romeo akajya ahora aza kureba Juliette yihishe. Gusa Juliette aza kubabazwa no kumenya ko Romeo ari uwo mu ba Montaigu. Ariko ibyo ntibyabatandukanyije. Aravuga ati, urukundo ntirugira imipaka, kuko namaze kumukunda. Ndamukunda nta nubwo bishoboka ko nategeka umutima wanjye kumwanga. Byanatumye ababyeyi bamushakira umusore witwa Count Paris wo mu muryango ukize nkabo. Nase wareraga Juliette yamubwiye ko yakunze urudashoboka, ariko Juliette aranangira, ahubwo amusaba kumvisha papa we ko yareka kumushakira umugabo adashaka. Juliette abonye bidakunze, yigira inama yo kureba Flora Lawrence Wihayimana, azwi kandi anakomeye. Lawrence yarabumvishe, yiyemeza kubashyingira mu ibanga rikomeye. Ubukwe bwarabaye, bwa babiri bonyine, gusa aba ntibabashije gutahana. Umwe yatashye iwabo n'undi ataha iwabo. Reka mbe nsubikira aha ngaha igice cya mbere cy'inkuru ya Romeo na Juliette. Igice cya kabiri ni mu minsi mike, kizagusobanurira neza inkuru ya Romeo na Juliette. Njye ndi Rwibutso Shema Jemima. Niba wakunze iyi nkuru, kora share uyigeze ku bandi.